ushimwe ko ugiye kuwusoza, nubwo byari bikomeye, nubwo byari bishinyitse ariko ntibyakuriye, nubwo byari byasamye ariko ntabwo byakumize, byari bishinyitse ariko ntibyagushikuye, byari byararenze inkombe ariko ntibyigeze birenga ijambo Imana yakuvuzeho. Wabayeho ubabaye ariko ubayeho, humura Uwiteka ari kumwe nawe. Kunanije birahari ariko byihorere, ibya kera byibagirwa, avanse ukomeze imbere. Uwavuze ko uzapfa utambaye, wambare mu maso ye. Uwavuze ko uzapfa udashatse, uraje wambara agatimba areba, mu izina rya Yesu. Muti ni amagambo y'inyuru, ntacyo biramaze. Twe tuzi ibyo tuvuga, twe tuzi aho Imana idukuye, tuzi n'aho itujyana, tuzi n'aho izatugeza kandi. Uku turi biraruta uko twari turi imbere. Ngo mwitegure ko mugiye kunanuka. Nkaho si Imana itahamagaye abera, nkaho si umubyeyi yijishura umwana akamujugunya. Abisi babikora, ariko iyo duhamagaye niyo kwizerwa, yatangije umurimo muri twebwe, izanawusohoza. Imbabari ibyaha nakoze byose, Uwiteka tinda kurakara, umujinya ntiyawugumanye iteka, akunda kugirira neza be. Ndagira ngo nkwatureho umugisha, ndagira ngo tubane muri iri sengesho. Imana yansabye ko, yantegetse ko nasengera umuntu wese wizerera muri aya mavuta Imana yadusize. Imbere yawe hari imitego utazi, kandi iburyo n'ibumoso naho hari imitego utazi, ariko kandi hejuru y'izo mbaraga bagutuma hari imbaraga z'Imana. Hari Imana ibeshaho utari kuba hakabaho. Hari uwapfuye arazuka, ikuzimu baratangara, isi n'ijuru bihinda umushyitsi. Hari ugenga ibihe, hari uyobora ibihe, hari uwapfunyitse imvura ayipfunyika mu gicu, abahanga ntibamenya ahiri. Uwo nta wundi ni Kristo Yesu umwana w'Imana. Uramwizeye? Akwambutse uyu mwaka amahoro niba umwizeye. Bibiliya iravuga ngo bamwe biringiye amagare, abandi biringiye amafarashi, ikavuga ngo ariko twebweho twiringiye Uwiteka Imana yacu, ngo kuko ari idutabara. Umuririmbyi aravuga ngo mbese gutabarwa kwacu cyangwa kwanjye guturuka hehe? Aravuga ngo menye ibanga, gutabarwa kwanjye guturuka ku Uwiteka Imana waremye ijuru n'isi. Jewe ubu nambariye Noheli ntarayigeramo. Abanyamwuka twizera mbere yuko biba, kandi nakandagiye muri 2025 ntarayigeramo. Mu mubiri sindahagera, ariko mu mwuka ndi mu mwaka utaha mu izina rya Yesu nzagerayo. Ushaka kungirira nabi ntazambona, nzagerayo. Abadayimoni bandwanya Imana impishe ntimuzambona. Depola as I go to Paul stance. Imigambi yose kuva mu kwa mbere Satani yarafite ku buzima bwanjye yarapfubye. No muri uku kwezi kwa 12 iyo migambi ndayipfubya mu mbaraga z'umwuka wera. Wanyitabye ngo amen. Ndagira ngo tubane. Imana yarakurinze. Sigaho kuvuga ngo nta kimana imaze. Ibyo nibyo abatagira ubwenge. Ibyo nibyo abatazi yabahamagaye. Ibyo nibyo abatazi yabahanze.
uzi ko hari umuntu umwe wigeze kujya ku mbuga nkoranyambaga ababaza imitima y'abashumba, aravuga ngo abapasitori bose ngo bari barabyibushye, ngo mwitegure ko mugiye kunanuka. Nkaho si Imana itahamagaye abera, nkaho si umubyeyi yijishura umwana akamujugunya. Abisi babikora, ariko iyo aduhamagaye niyo kwizerwa, yatangije umurimo muri twebwe izanawusohoza. Kuki mwumva ko ibi byose ari iby'abantu b'Imana? No, ntabwo ari twe twaremewe amabuye gusa. No mu buvumo Imana ibeshaho umuntu, no mu butayu butagira amazi Imana ibeshaho umuntu. Wabonye ukuboko kw'Imana mama, wabonye imbaraga z'Imana mama, wabonye ibiganza bya Kristo mama. Fatikanya nanjye gushima Imana nkaho umwaka warangiye, kuko urawusoje. Haleluya. Turi mu cyumweru cya nyuma, turi mu kwezi kwa nyuma gusoza umwaka. Nta kundi kwezi kwa 13 kubaho. Umwaka ugirwa n'amezi 12. Rero ibitarakwishe byarasibye, ibitarakwishe byararangiye. Uyu mwanya ndatangaza ko nuriya winjiremo kandi urangiza amahoro. Abajiginywa bajiginywe, abahekenye amenyo bayahekenye, abacisha bajye gucisha ibindi, ariko uzawurangiza amahoro mu izina rya Yesu. Ndimo ndagusengera, ndimo ndakwaturaho ibintu bikomeye. Nabonye aho amaboko y'abantu arekura abantu, mbona amaboko y'Imana aramiye abantu. Nabonye aho abantu bakuvaho bagashira ariko badapfuye, ukagira ngo bose mujya guhura bakihisha. Ariko mbona aho Imana isigarana n'umuntu, igatangaza iherezo mu itangira, ikavuga ngo abantu bakurangije ariko ndagutangije. Nabonye aho abantu bagambanira abandi, nabonye aho abantu bakorogera amarozi abandi, ariko ayo marozi akameneka batarayanywa. Ndashimira Imana ko yakurinze, ndashimira Data ko yakurinze. Nambaye umwambaro wo kukubwira ngo shimira Yesu ko yakurinze. Ntiwirata amaboko yawe, kuko dufite abantu bari bafite ijambo mu bihugu bitandukanye ubu batakivuga. Dufite abantu bavugaga rikijyana, ubu bari bavuze usibye no kuba ryakwijyana nta n'uwarijyana. Aka kantu kameramana kankatiremo. Bavuze usibye no kwijyana iryo jambo nta n'uwarijyana n'umwe, kuko babaye ibizira. Nabonye aho Imana irinda umuntu akarindwa rwose. Abamucurira ingo niba hari, abamurwanya bahari, abamunaniza bahari. Ayiwe, adapima n'ibiro 65, ariko abagabo b'ibiro 120 bakamuteraniraho, Imana ikamurokora amaboko yabo. Dopiri alose edono. Twabonye imirimo y'Imana. Fatikanya nanjye gushima Imana muri iri sengesho. Uri mu gihugu icyo ari cyo cyose, mbabarira ushima Imana. Iyabanye nawe niyo kwizerwa, ni nyamaboko, ni nyembaraga, ni nyamahoro, kandi iyisezeranije iyo Mana irasohoza. Nge nambaye nk'uwinjira muri Noheli, kuko mu isi y'umwuka namaze kugeraho. Nambariye ubunani, ubwo mu isi y'umwuka namaze kugeraho. Tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2025, ubu ngubu murabona ko tuhageze. Ndizeye ko wambukanye nanjye, ndizeye ko twambukanye, ndizeye ko Imana ibanye nawe. Mbere y'uko umwaka urangira, akira ikiganza cy'Uwiteka. Lopi distance. Ibikurwanya ni ibiremwa, ariko uwakurwaniriye kuva mu kwa mbere ni Umuremyi. Ibiremwa rero ntibyanesheje Umuremyi, ahubwo Umuremyi yanesheje ibiremwa, kuko niwe wabiremye. Wanyitabye nanone. Ndashaka kuvuga iki? Ibyagucarenjinze birahari, ibyakunanije birahari, ariko byihorere, ibyakera byibagirwa. Avance ukomeza imbere. Uwavuze ko uzapfa utambaye, wambare mu maso ye.
uwavuze ko uzapfa udashatse uraje wambara agatimba reba mu izina rya Yesu. Muti ni amagambo y'inyu ntacyo biramaze. Twe tuzi ibyo tuvuga, twe tuzi aho Imana idukuye, tuzi n'aho itujyana, tuzi n'aho izatugeza kandi uku turi biraruta uko twari turi mbere. Uko biri none biraruta mbere. Kutabyumvise? Uko biri none biraruta mbere. Ndashimira Kristo wanyitayeho muri uyu mwaka. Ndashimira Kristo wakoze ibikomeye muri uyu mwaka. Ndashimira Kristo watembesheje imigezi aho itari gutemba mu butayu. Ndashimira Kristo ko abantu baturekuriye mu maboko ye akadusaba. Imana ihimbazwe. Ndashaka kugusengera. Data ushobora byose, uyu muntu yarankurikiranye kuva mu mwaka 2022 akurikirana ubutumwa washyize mu kanwa k'umugaragu wawe. Musabiye umugisha kuko yitaye ku byawe. Ntabwo yagiye mu bitagira umumaro, yakurikiye cano y'iyobokamana ndetse iri mu gisata cy'abantu bataha ijuru, iri mu gisata cy'abantu b'Imana. Ndamusengeye rero ngo umwakire, umuhe imbaraga kandi umumere inkomezi, umumere ubuna, umumere noheri ayirye abanzi bahari, umumere umugisha abarozi bakanuye, umumere kurama abarozi bahari, umumere imbaraga abamurwanya bahari, umwicaze muri ofisi kandi yicaza amabuno yombi abamuhirika bahari. Mu izina rya Yesu ndagusengeye. Mu rwego rwose ukoramo ndakwaturaho umugisha. Aho uhagaze hose, igihugu urimo icyo ari cyo cyose, ndakwaturaho ubutsinzi bw'Imana. Iyakurindiye muri ako kazi, umwaka utaha ndatura kuzamurwa, ndatura kuzamurirwa umushahara, ndatura promosiyo ku buzima bwawe, ndatura gupromotingwa n'Imana mu mbaraga z'umwuka wera. Niba wizera amavuta y'umuhanuzi, ukaba wizera Imana iri muri twebwe, akira uwo mugisha w'abahanuzi. Bibiliya iravuga ngo uyu muntu yemera umuhanuzi ngo azafata ingorono z'abahanuzi. Ndatura umugisha w'Imana kuko utarwanije Imana iri muri twebwe, kuko utahangaye Imana iri muri twebwe. Imana waciriye bugufi, izi kugira neza, izi kwitura ibyiza, ikumpera umugisha kugeza ubwo utangara. Imana ikugirire neza. Narinje kukwaturaho kwambuka uyu mwaka ukagira 2025 uri amahoro, umeze neza, ushima Imana, ukomeye, udakomeretse, womowe kandi ubanye n'Imana neza. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Niba hari icyo wavuganye n'Imana, gumana n'Imana izagisohoza. Imana si umuntu ngo ibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo yivuguruze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora, izabikora, izabikora. Wa mutima wanjye we shima Uwiteka, nka bindimo byose mumushime. Cy'imbabazi sinarye kwibagirwa, iby'Imana yankoreye byose. Imbabari ibyaha nakoze byose, Uwiteka tinda kurakara. Umujinya ntiyawugumanye iteka, akunda kugirira neza be. Uwiteka ntiyatwitsuye ibihwanye n'ibicumuro twamucumuyeho, kandi nk'ukw'ijuru rye ryitaruye isi, ni kw'imbaba zagira zingana. Iz'ubugingo bwacu ko butaramba, buhwanye n'ubwatsi bushiraho. Haleluya, 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 haleluya. Mana ishimwe kugiye kusoza. Nubwo byari bikomeye, nubwo byari bishinyitse ariko ntibyakuriye, nubwo byari byasamye ariko ntabwo byakumize, byari bishinyitse ariko ntibyagushikuye, byari byararenze inkombe ariko ntibyigeze birenga ijambo Imana yakuvuzeho. Wabayeho ubabaye
ariko ubayeho. Humura, Uwiteka ari kumwe nawe. Nari nije kukwaturaho umugisha nk'umushumba wawe, kandi nari nije kukwaturaho umugisha kuko wabonye ko Imana iduhamagaye ukizera iby'Imana idukoresha. Naratangaye, abantu benshi musigaye munyandikira uvuga ngo tusigaye twizera tutiriwe tunaguhamagara, hanyuma wasenga isengesho tukaryerekeza mu kibazo dufite. Uko niko bigomba kugenda. Situation yose igomba kuza, mugomba kwihanganira iyo mibabaro bera baba bari gucamo. Bibiliya mu gihe cy'akarengane k'itorero, itorero ryabarizwaga mu bihanamanga no mu buvumo n'ahantu henshi hatandukanye, ariko turashimira Yesu ku ijambo rya Kristo ryakomeje kugwira. Ubu kimwe cy'akangahe cy'abatuye isi bamaze kumenya inkuru nziza y'agakiza k'ijambo ry'Imana, biturutse ku bagabo batarenze 11 na Yesu wa 12. Yesu abaho umugisha, abane nawe, nitukugiraho umugisha, ubwo bunani ntuzaburye wenyine, niyo Noheli ntuzayirye wenyine. Nimukimane mu izina rya Yesu. Niba Imana yaraguhaye umugisha, jya blessing abakozi b'Imana. Va kubisi bavuga ko ibyo bidakwiriye, ariko se kandi iby'Imana mu biha Imana, Kayizari nawe mu mumenyera ibye. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza kugeza ubwo utangara. Niba hari umumaro twakugiriye, ndagusabye muri iki kiganiro ubyandike muri commentaire. Iyo mwanditse tubona ko mudukurikiye, tubona ko ibyo dukora atari iby'ubusa, kandi tubona ko mubizirikana. Wandike muri commentaire, uvuge ngo kuva natangira kumva YouTube cyangwa se uyu murongo, iyi chaîne hahindutse ibi muri njye. Niba hari n'ibintu wagenderagamo bidakwiriye, utanga ubuhamya wepfo, uvuge ngo nari uyu none sigaye nduyu. Biranezeza imitima yacu, turumva ko tutari inkora busa. Imana iguha umugisha, urakoze. Yesu akugirire neza. Gisharinge umuntu wese wumva w'inshuti yawe, kandi umubwire ngo Yesu aguha umugisha. Apotre Evode akwatuyeho umugisha wa gihanuzi, wa gitambyi, wa kibyeyi. Ibyiza byose Imana itanga ibikumenyere muri uriya mwaka mu izina rya Yesu. Kandi mbere y'uko umwaka urangira, Imana ikunezeze, ikwishimisha ibyishimo bingana n'umubabaro wababariyemo. Shalom, Imana iguha umugisha. Amen.